zitumazaho amafaranga. Ibyo kuko turazikenera twaba turimo guhamagara, kwandikirana cyangwa se tureba filime mu rugo ndetse no mu kazi, yewe tunazikoresha dukina imikino itandukanye yo kuri internet cyangwa se games. Izo ni data. Tugiye kuvugana rero uburyo wakoreshamo data cyangwa se uburyo data zikoreshwamo mu kugira ngo turengere amafaranga yawe. Data rero cyangwa se bidukunze kwita ngo ni amamega, iyo tugiye kubishyira kuri telefone zacu ngo tuhamagare cyangwa se tuvugane n'abacu, ubusanzwe ni ingano y'amakuru yoherezanywa hagati y'ibikoresho bikoresha internet. Niyo ngano bibarwamo no kugira ngo bamenye ingano y'ibyo uri kohereza cyangwa se uri kwakira ukoresheje internet. Ibi byoherezwa nk'amapaki cyangwa se packets biva ku muntu umwe bijya ku wundi hifashishijwe ibikoresho bishobora gutuma abantu bavugana umwe ari kure y'undi. Ni ukuvuga ngo iyo nkohereje ubutumwa bwanditse kuri telefone yanjye goherezwa nk'ipaki cyangwa se nk'uko umwe bohereza iposita kuri internet ikaza iwanjye izi wawe ifunze neza mu ikarito. Izo data rero cyangwa se ingano y'ibyo bintu biramo n'ako gakarito nibyo dukunze kwita ngo ni data. Uko imyaka igenda ishira rero data zigenda ziyongera umubyimba cyangwa se zibyibuha bitewe n'uburyo tugenda durushaho kuzikoresha. Mbere twandikiranaga bisanzwe ubutumwa bugufi, ariko ubu dusigaye dukoresha n'amajwi cyangwa se tuganahamagara dukoresheje amashusho. Ibi byose bigenda byongera umubyimba cyangwa se ingano ya karito twohereza umuntu irimo ubutumwa runaka, ari nako byongera ikiguzi tugomba gutanga kugira ngo ubutumwa wacu butugerezeho cyangwa se tubone ubundi buvuyeyo. Kuvuga ngo rero tugiye kurebera hamwe ibyo bibarwa bite, babibarira gute cyangwa se babiha amafaranga bagendeye kuki, kugira ngo tubashe kumenya uburyo twazajya twitwara mu gukoresha cyangwa se mu kuvugira cyangwa se mu kugura internet dukoresha, dore ko yamaze no guhinduka ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ni karibu. N'abatindiye rero ngiye kubasobanurira uburyo ubutumwa cyangwa se aya makuru abarwamo. Data cyangwa se information zibarwa mu cyo twita byte. Iyi byte rero igizwe n'utubare 8. Ku tubare nitwo bita bit kamwe, ni amazeru na rimwe zegeranye. Iyo ari 8 bavuga ko ari byte imwe. Iyo niyo ngano ntoya duheraho tubara, twagereranya n'ikiro tubara ibyo kurya. Utwo tubare rero 0 cyangwa 1 dufite ubusobanuro bwinshi. Amakuru yose ukoze bayahindura nk'utwo tubare, yaba ari ifoto, yaba ari amagambo, yaba ari inyandiko, yaba ari amajwi, bihinduka amazeru na rimwe. Ibyo ngibyo bikorwa ubutumwa twandikirana, mu mavideo tureba, n'ibindi byose dukora kuri internet bifashishije mudasobwa cyangwa se telefoni zacu ngendanwa. Sinzi niba ndibuze gukoresha ijambo data cyangwa se ndibuze gukoresha ijambo amamega nk'uko dusanzwe tumenyereye kurikoresha mu buzima bwa buri munsi, ariko ngendiza kwikoreshereza ijambo data. Data nuryumva wowe nk'umuntu usanzwe ukoresha internet cyangwa kugura amayinite kuri MTN cyangwa se ahandi kuri Tigo n'ahandi, ukavuga ngo umereze amamega, wowe urusimbuze ijambo amamega. Izi data rero ninakubwiye ko ari yo ngano ibarirwamo umubare w'ibintu wakoze kuri internet cyangwa se uri gukoreshamo internet yawe. Ibi ngibi kandi bikaba ari bwo buryo abacuruza internet cyangwa se internet service providers, abo ngabo navuze amazina yabo dusanzwe tuzi, bakoreraho cyangwa se bagenderaho baduca amafaranga cyangwa se batwishyuza. Kwihuse rero uburyo bibarwamo, ubundi dusanzwe tumenyereye kumva ngo amamega na gigabyte. Rero inite ntoya ni mega, ariko tuhera ku cyo bita bit. Bit rero nko twabibonye 8 tugize byte. Byte ikurikirwa na kilobyte, kilobyte ikurikirwa na megabyte, megabyte ikurikirwa na gigabyte, zigaherukirwa na terabyte. Izindi ziri hejuru si ngombwa ku byo turi kuvugaho. Tugiye mu mibare rero, turatangira kuri bit. Bit 8 ari igizwe na twa 0 na 1 ibyara byte. Byte ikubye n'igihumbi ibyara kilobyte. Kilobyte yaba ari nk'igihumbi rimwe n'amazero 3 mu mafaranga. Kilobyte ikubye n'igihumbi ibyara megabyte. Megabyte ikubye na none n'igihumbi ibyara gigabyte. Gigabyte ni rimwe n'amazero 9 cyangwa se miliyari. Hejuru ya gigabyte haza iyo bita terabyte cyangwa terabyte. Terabyte rero ni rimwe n'amazero 12 dukubye n'igihumbi kuri gigabyte mu mafaranga. Sinzi niba aribyo katabarwa, simbizi, ariko gigabyte twayita miliyari mu mafaranga. Ariko twe turi kuvuga amadata amwe dukoresha kuri telefone cyangwa se kuri mudasobwa turi kuri internet. Kugira ngo wumve ingano ya terabyte ushobora kujyaho indirimbo zavuga imyaka 2 zidahagaze. Ni ukuvuga ngo utangire tariki ya mbere urangiza umwaka uzumva undi ukaza ukizumva utarahagarara. Icyo nicyo bita data. Data ikoreshwa mu kubika ibintu
ingano y'ibyo bintu bifata. Niyo mpamvu ujya kugura telefone babwira ngo ufite giga 34 ni ukuvuga ngo ushobora gushyiraho filime rundu izingana uku bitewe n'ukuntu filime zingana, cyangwa se ushobora kubikaho amajwi angana uku. Turaza kubireba, turaza kubisobanura nyuma. Ikindi kandi nanone twe turi kureba mu buryo dukoreshamo internet, koherezanya no kwakira ibintu kuri internet, abyo twita data transfer cyangwa se koherezanya amadata. Twe nkuko mu byita mega, ubyishyurira ku muntu guhereza ubushobozi bwo kubikora nka MTN cyangwa Tigo n'abandi arondora. Ntago iyi video igamije kwamaza sosiyete imwe cyangwa se indi, ni ingero ndimo ndatanga. Reka tuvuge ko rero ko iyi video urimo kuyirebera kuri YouTube ukoresheje amashusho aciriritse yo hasi ariko adafite icyo atwaye yitwa standard definition. Aya ngayo araza kugutwara megabyte 300 ku isaha. Ngo iyi video niba ifite iminota 30 urafata megabyte 300 ugabanya kabiri iragutwara megabyte 150 kugira ngo ubuyirebye. Hari indi karite kandi yitwa HD high definition itwara megabyte 300 ku isaha kugira ngo urabone uko bageranya amakarite cyangwa se ubwiza bw'amashusho. Reka tuvuge ko none ugiye kwirebera filime imara amasaha abiri, kuyireba kuri YouTube cyangwa se uri kuyireba kuri Netflix cyangwa se Amazon Prime, uhisemo kuyireba muri Full HD cyangwa Full High Quality, iragutwara giga 1.5. Abafite televiziyo zigezweho zikoresha 4K cyangwa 4K iragutwara giga 12 kugira ngo uyirebe neza, biterwa n'umuntu urimo ratanga izo service. Urugero Netflix video yabo imwe imara amasaha abiri ibifite hagati ya megabyte 700 na giga 7 kugira ngo uyirebe. Ibyo nibyo wishyurira ku muntu uguha internet. Reka noneho turebe aba bantu bishyuza internet bishyuza bate, wagura amayinite angana ate kugira ngo ubashe kureba iyi video cyangwa se ukore ibindi bintu bitandukanye. Mu gihe uri kureba iyi video ushobora kuba no kwandikirana n'abantu ku ruhande, ushobora no kuba uri no kohereza amafoto inshuti yawe cyangwa se uri kudownloading ikindi kintu. Ibyo byose barabibarira. Iyo biteranyije rero bibyara data cyangwa se megabyte wakoresheje umunsi cyangwa se urimo gukonsoma cyangwa se urimo gukoresha nkuko babivuga kuri internet. Reka turebere hamwe uburyo ushobora kwishyuramo izi data kuri internet cyangwa se ku muntu wazikugurishije cyangwa se ifatabuguzi ukeneye kugira ngo ube wabasha gukora ibintu runaka. Tujye ukoresha imibare urebe neza, niba na ngombwa wandike kugira ngo umenye uburyo uzajya ukoreshamo amayinite yawe cyangwa se uburyo uzajya wishyuramo cyangwa se wishyuzwamo mu gihe wahawe service n'aba ngaba. Ese ukeneye kugura giga 1 kugira ngo urebe filime kuri Netflix? Ese ukeneye megabyte zingahe kugira ngo uhamagare inshuti yawe mukoresheje video kuri WhatsApp video call, cyangwa se witabe inama kuri Skype cyangwa se ku zindi services nka za Zoom zikoresha video? Ukeneye kugura amayinite angana ate kugira ngo ubashe gukoresha cyangwa se gukora iyo nama cyangwa se guhamagara umuntu bidacitse cyangwa se bitapfuye? Uramutse ufite rero amafaranga 100 ushobora kugura ama megabyte 50. Megabyte 50 rero urugero nafashe kuri MTN niyo nifashishije, ntabwo yigeze nyishyura kubyamamariza. Ibi ngibi ni urugero ndi kukwereka kugira ngo urebe bizareba abaguhendukiye MTN, Tigo cyangwa se n'abandi bagurisha services za internet, urebe ibiguhendukiye aba byo wishyura. Ngende kukwereka icyo wakoresha aya mayinite. Nifashishije rero ibyo amakuru nakuye ku rubuga rumwe rwa society icuruza ibi by'amayinite cyangwa se amamega, ibyo nashije kubona. Uramutse ufite 100 ryawe ukagura megabyte 50 ushobora kuzikoresha iki? Inyandiko bayibarira ko itwara kilobyte 10 kugira ngo wohereje ubutumwa bwanditse. Ni ukuvuga ngo byakora inyandiko 5,000 kugira ngo umaze amayinite angana na megabyte 50. Ayo magambo akaba yajya ku mpapuro 10 se cyangwa page 10 mu buzima busanzwe turimo kuzandika. Tugere rero ku byo kwahereza amafoto. Ifoto imwe bayibarira kilobyte 500. Ubwo ni baba bagereranyije kuko kilobyte 500 ku babisanzwe babizi ni nyinshi cyane ku foto, itwara nka 200 cyangwa 100 n'andi kuko babanza kuzikompressa cyangwa kuziyinayina kugira ngo zidatwara amayinite menshi cyangwa se zidatwara n'umwanya munini mu cyo bita bandwidth iyo bari mu itumanaho. Rero ushobora kohereza amafoto 100 ukoresha megabyte 50. Uramutse rero urimo guhamagara rimwe bakoresha by'amajwi byatwara iminota 200 kuko ijwi rimwe baribarira kilobyte 250 kugira ngo uburyohereje uhamagara n'umuntu ukoresha WhatsApp cyangwa ubundi buryo bwose ukoresha muri ukoresha amamega yawe. Jigine rero ngo yakohereza amafoto 2,000 mu gihe uhisemo kuyikoresha wohereza amafoto gusa yonyine. Mu gihe rero ugiye guhamagara murebana cyangwa se guhamagara ukoresheje video kuri WhatsApp cyangwa uri kwitaba inama kuri Zoom cyangwa se izindi services zihamagara zikoresheje amashusho, wavuga iminota 6 gusa amafaranga yawe cyangwa ama megabyte yawe akabashizemo, kuko ibyo bisaba megabyte 8 ku munota kugira ngo ukoreshe amashusho. Twigire kwakuze rero giga 1 cyangwa se megabyte 1000 imibare twabonye ukuntu babibara. Ushobora kuba watanze ibintu bya 2 cyangwa se amafaranga sinze ibiciro uko bihagaze ubu ngubu bakagohereza megabyte 1000. Megabyte 1000 ni gigabyte 1. Iyo ngiyo ushobora kohereza ubutumwa butoya 10,000. Ubwo bujya ku mapuro 200 ubishyize mu buzima busanzwe.
ushobora kohereza kandi amafoto 2000 twabonye ukuntu wabibara. Hanyuma kandi ushobora kohereza amajwi iminota, ushobora guhamagara ukoresheje amajwi iminota 400 n'amasaha 6 n'igice uri gukoresha giga imwe ya data cyangwa se ya mega. Ushobora kandi guhamagara iminota 125 urimo urerebana n'umuntu cyangwa se uhamagara imwe twita video. Mu kuvuga ngo rero n'amasaha 2 uri gukoresha video cyangwa uri kwitaba inama cyangwa se uri gukoresha inama, biterwa n'ibyo uri kwikoresha urebana n'abo bantu cyangwa se urebana n'uwo muntu ukoresheje amashusho. Muti iyo mibare yawe irimo irava hehe wa muntu we uri kutubwira ibyo bintu wifashishije iki? Ngiye kubakorera formule cyangwa se ngiye kubereka uburyo namwe mushobora kubyibarira mu rugo iwanyu. Ibyo ni inyungu, ni ibyo ukura ku mayinite waguze, ni iminota, n'amafoto angahe cyangwa se ni inyandiko zingana zite ushobora kohereza. Inyungu uri bukure rero, urafata amamega yawe waguze ugabanye icyo ushaka kubikoresha. Hasi urabona ahantu handitse ku inyandiko babarira ko kohereza ubutumwa bumwe cyangwa se ka message wohereza bitwara kilobyte 10. Ku ifoto bayibariye kilobyte 500, naho ijwi baribariye kilobyte 250 ku munota, naho amashusho bayabarira megabyte 8 ku munota. Nuvuga ngo rero uraza gufata megabyte waguze, twabibonye hari inyuma, urugero nafashe ni megabyte 50 nizo nguzi nshaka guhamagara nkoresheje video, ndaza kuzigabanya na megabyte 8 kuko batwara umunota megabyte 8 ku munota, ndimo ndahamagara n'amashusho, biraza gutanga iminota 6 n'amasegonda 25. Nuvuga ngo rero nuko nguko uzajya ubibara. Iyi niyo formule uzajya ukoresha uri kubara amadata yawe cyangwa se amamega yawe uburyo wayakoreshamo. Reka nigire kubakora streaming rero. Abakora streaming ni ukohereza amashusho cyangwa kwakira amashusho kuri internet. Ushobora kuba gukora video yawe uri kwifata amajwi, ushobora kuba gukora ka TikTok ndozi kwisigaye igezweho, urashobora kuba ufite ubukwe ushaka kubwereka abantu live, uraza gukenera amayinite kugira ngo ureke ubukwe abantu. Ngiye gukoresha rero imibare imeze utya. Kubakoresha TikTok bazajya baguca giga imwe n'igice ku isaha. Aha ngaha ndi kubara ku isaha. Bakoresha Instagram live, ushaka gushyira amashusho yawe kuri Instagram live baguca giga imwe na megabyte 800 ku isaha. Uri gukoresha karite yo hejuru cyangwa se karite nziza, navuga ko ari high quality, ultra high quality. Ikindi kandi ushobora gukora aka video k'iminota mike kuri Instagram baguca hagati ya megabyte 250 ku munota. Uri gukoresha ya mashusho yo hagati cyangwa 720 pixel. Noneho uri gukoresha Facebook live, Facebook itwara hagati ya giga 2 na megabyte 250 ku isaha. Nuvuga ngo uzamenye uko uzishyura ujya kugura amamega cyangwa amadata yawe. Uri gukoresha YouTube rero, abantu bakora YouTube bashaka gukora ikiganiro live, bashaka gukora ubukwe live, bazakenera amayinite cyangwa amadata angana ku isaha. Bisaba ko wishyura hagati ya giga 1 na giga 2, ukaba ufite umutekano, gutanga amashusho meza hagati ya pixel 720 kugeza ku 1080, ariyo twita ultra high quality meza cyane. Ariko irenzehe ni 2K na 4K, nazo zirahenze cyane. Mwabibonye imbere ndi kubyerekana zitwara hafi giga 12 gukora 4K kugira ngo utange amashusho meza pe. Ikitonderwa, navuze ko umuvuduko wa internet ushobora guhindura imibare, ariko nagerageje gufata imibare yo hejuru ishoboka. Nijye ushobora guteganya kugira ngo uteganye biri munsi y'ibingibi, wateganya biri hejuru y'ibingibi, ibingana n'ibingibi, kuko umuvuduko wa internet uterwa n'ibintu byinshi. Ikirere kimeze nabi se, ahantu uri, ubwoko bwa internet uri gukoresha wifi cyangwa ukoresha internet y'umugozi, byose biratandukana. Ahantu uherereye nibwo ukoresha internet y'umugozi, uturutse ahantu uyivoma cyangwa se ahantu abayikohereza bari. Niba uri kure biraza guhindura ibyo uwohereza cyangwa se umuvuduko w'ibyo uploadinga nko tubyita cyangwa se downloadinga nko tubivuga mu ndimi z'amahanga. Ikindi kivuze kugabanya umuvuduko wa internet cyangwa se gishobora gutuma amamega yawe atabyara umusaruro wari uyitezemo, ni uburyo internet murimo kwikoresha. Niba muri kwikoresha muri abantu benshi, nuvuga ngo abantu hari ibyo bari gutwaraho, nuvuga ngo ya mamega yawe aragenda. Nuvuga ngo rero niba muri mu rugo hacumetseho televiziyo, hacumetseho laptop, n'abandi bantu bari kuyakoresha, cyangwa se ahantu muri public cyangwa se ahantu rusange hahurira abantu benshi, iyo ishobora kugenda buhoro ugereranyije nawe uri gukoresha uri wenyine, kuko irimo iratanga ibintu byinshi ku bantu benshi. Nuvuga ngo ni tiyo imwe iri kunyuramo udupaki twinshi cyangwa se iri kunyamo amatiyo yandi ajya ahandi hantu. Nuvuga ngo iyo uri wenyine uri kwikoresha ari kugoreza ibintu byinshi, ariko abandi ko bari kwikoreshaho iri kuvomerwaho n'abantu benshi. Nuvuga ngo bitinza iminota umara uri gukora bya bintu. Niba wakomeje kwikora wenyine isaha, uri kumwe n'abandi bantu bizatwara nk'amasaha 2. Reka nkwihera inama rero uko wakoresha amadata nk'umukire cyangwa se nk'ababoss, ukabayeho neza pe, wishimishije, wakoze akazi kawe neza, wavuganye n'inshuti, warebye filime, wakenera data zangaye kugira ngo uwo munsi wawe umeze neza cyane pe, ube uryohewe. Dore uko bimeze rero.
ku munsi urashobora koresha hafi giga imwe n'igice cyangwa se irengaho gatoya mu gihe wakoze ibi bikurikira. Wagiye kuri TikTok itwara hagati ya megabyte 50 na 200 ku isaha. Umaze isaha uri kureba TikTok, megabyte za 200 ziba zigiye. Ushaka gukora TikTok wabyumvise ibyo ushobora kwishyura. Hanyuma ukajya kureba YouTube cyangwa se Netflix. Kuri carte nziza image kuri YouTube batwara hafi megabyte 700 ku isaha. Nguvuga ngo rero urimo urareba film imwe y'isaha imwe n'igice bagutwara gigabyte imwe cyangwa megabyte 1000. Uje kwandikirana rero twabonye ko uramutse wandikiranye n'abantu impapuro 10 bagutwara megabyte 50. Urumva wandikiranye n'abantu warebye filime warebye TikTok isaha nibyo ndi kubara warangishura hamagara ukoresheje amajwi bagutwara megabyte 15 ku isaha uko nizo batwara dukoresheje ya mibare. Hanyuma rero tujye guhamagara dukoresheje na video. Uri video ukoresheje ya mibare n'ubundi ya formule twakoresheje baza gutwara megabyte 480. Ubitiranyije byose bibyara giga imwe na megabyte 745. Ubwo nukuvuga ngo rero byatwara hafi giga imwe n'igice kugira ngo ubayeho neza nk'umukire, ubaye wavuganye n'abantu warebye filime wanezerewe pe. Ubona n'umwanya wo kujya gukora ibindi ku ruhande, ntago ari ngombwa kuguma kuri internet igihe kinini cyane kuko n'ibindi birakenewe. Ngiye kwifashisha urubuga rero tiketi.com. Sinzi ishobora kuba rwo mu Bugande. Nagiye kureberaho ngo uburyo MTN igurishamo bando cyangwa amadata. Ntago ndi kwamamariza MTN, n'urugero nagiye kurebaho ko niho nagiye gushakira nawe uzashaka amakuru yawe bitewe nuko ibiciro bihagaze ubu ngubu. Uri gushaka gukoresha giga imwe n'igice rero ni 2,000. Sinzi ngo imara igihe kingana gite ariko 2,000 ku munsi wawe yatanze rwose ukabayeho nk'umwami. Ndumva ari menshi ngewe, ndumva utagombye kumara amasaha nkana kuri internet kuko byagombya 3,000 ku kwezi ugiye ubara ukoresheje ariya ku munsi. Reka wifatira abonema rero niba bishoboka y'25,000 kwezi. Icyo gishobora kugikoresha giga 2 ku munsi ugakora bya bindi byose nakubwiye ukambayeho nk'umwami kandi ugatanga amafaranga makeya. Mu gihe uri gukoresha rero biri munsi ya 2 ushobora gukora 21 ugakoresha giga imwe ku munsi, hanyuma ukareba ibintu nabi biteya ugereranyije na bya bindi imibare nayikweretse n'ukuntu bagara uburyo ushobora gukoresha amadata yawe. Ubwo niwo wajya wigenera. Ngerageje kubaha inama rero nabasaba ko mwajya murebera YouTube mu gihe muri kuri telefone mukarebera muri SD. Iyo ngiyo niyo karite yo hasi ariko itari mbi. Kuri telefone nta kibitwaye burya kuko ibifite ekran ntoya ntabwo bikeneye amapixel menshi kugira ngo urebe ibintu bikeye cyangwa se bisa neza ku rwego navuga ukoresha uri kureba ukoresheje computer cyangwa se mudasobwa. Naho uri kuri mudasobwa urashobora gukoresha 720 niyo yindi yo hagati, nayo burya igoreza amashusho meza ariko utagiye hejuru cyane ngo ujye muri ultra high quality. Ibyo ngibyo byaguhendesha cyangwa se ukajya muri 4K. Siga mbona ko hari indirimbo nyinshi zisa muri 4K ntacyo bimaze. Uketse ushaka kwishimisha cyangwa se ufite televiziyo ushaka kwerekana amashusho meza cyangwa se ufite ama-ecran manini urashobora gukoresha 4K kuko burya ni byiza ku ma-ecran manini. Ikindi kandi ushobora optimizinga Netflix yawe cyangwa se ushobora kujya guhinduramo icyo nakwita ngo parametre cyangwa se settings, ugahindura ukagishiraho karite baguhereza ikabaza ari karite yo hasi itagombye gutwara ibintu byinshi cyangwa itagombye gutwara amafaranga menshi ku busa. Ibyo ngibyo birashoboka. Netflix yo ifite n'uburyo bwiza ko itemera kwikoresha ngo itari gukoresha wifi. Ibyo nibyo nabonye ku rubuga rwayo sindabigerageza. Hanyuma rero ujye umenya ko ushobora kujya muri settings zayo ukagabanya, ujye kuri image nasobanurira ibintu bya settings, ureba amagambo yo hasi aheruka uraza kubibonaho uburyo ushobora kubihindura muri telefone yawe cyangwa se ukoresheje konti yawe Netflix kuri televiziyo cyangwa se kuri mudasobwa. Ibyo byose bikugabanyiriza kwishyura amafaranga menshi atari ngombwa. Wakoze gukurikirana rero ubumenyi. Niba hari icyo wize ushobora kubisangiza abandi tugafatanya tugakiza imifuka yacu cyangwa se tukikoresha internet ariko itadusize mu bukene, itadukenesheje cyangwa se ngo ube wagira ikindi kibazo cyacyo cyose giturutse kuba wenda hari ikintu taruzi n'iki ngiki. Ikiganiro n'iki ngiki bizakomeza kugenda biza ariko inkunga yawe nuko akora subscribe ukabuteye inkunga ukawifatanyije natwe mu rugendo turimo rwo kugenda dufatanya gusangira ubumenyi mu ikoranabuhanga. Mwakoze murakarama, Imana ibahe umugisha.